ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishya ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere, baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Kaze nanone kumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira mu mateka ubuzima bugahinduka. Tubiyegereje rero n'amasengesho agikomeje, ariko ni muri cya kiganiro n'ubundi cyane mugoroba nkwanira abawe cyangwa se Build an everlasting legacy. Ndabashimiye mwese ko mudukurikira kandi musengana natwe, mukurikira abakoze subscribe, turabashimira. Mushumba akomeze amererwe neza, arware ubukira. Turagushimiye rero Sirasi, wongeye kwirirwa nawe. Ndashima Imana ko ameze neza, kandi ndashimira Imana ko yaduhaye uyu munsi wa nimugoroba. Abantu bose badukurikiranye, Imana ibampere kurama. Muri abantu beza gusa, muri abagaciro, muri abantu badasanzwe. Ukuboko kwiza kubiteka kubabeho. Nje kubabwira ngo igihe kirageze bigahinduka, bari bazi ko bikurangiriyeho. Igihe kirageze bigahinduka, abari bazi ko bikurangiriyeho. Igihe kirageze ukakira imbaraga, igihe kirageze abantu bakakwifashisha, igihe kirageze ibintu bigahinduka ku manywa na nijoro, ukabona intsinzi n'ubushobozi. Muri abantu beza, yaba abo mu Rwanda, bari hirya no hino ku isi, aho muri hose, turabasabira ubuzima bwo muri Kristo Yesu mu izina rya Yesu, kandi Imana ibaduhere kurama. Namushumba Imana yongere imuhe kurama, nkuko nsanzwe mbivuga, umuntu wese ahari Imana imuhe kurama, kandi ejo hazaza tuzabona ari muzima, arimo kongera kutuganiriza. Yego. Yego, reka dukomeze rero tuganire ku iki kiganiro kibanda nyine ku bicaniro by'umwijima no kuntu umuntu yabikira kuri izo za karande. Ibyo bintu byose bituma abantu b'Imana nubwo basenga ariko badasubizwa, batagera ku ntego. Ukarota ibyiza ariko ntubibone, amahirwe ukanyurana nayo. Yego. Rega impamvu umuntu hari ibintu nabonye, uzi ko hari igihe umuntu asenga abasenganye nabi by'Imana ivuze kuri we, hakavamo bajya kumuroga. Mwasenganye none se ndebera Pawulo, ujya gukoza ibyakozwe, usomye ibyakozwe n'intumwa 10:28 uhereye ku murongo wa 3. Abantu bambukanye inyanja, bagendanye bafatanye urugendo, kandi Imana yari yamuhaye amakuru, iramubwira ngo Pawulo we, muraza kujya muri buriya bwato, ariko haraza kuza umuyaga, buraza kumeneka, ariko nta n'umwe uza gupfa. Cyakoze uza kubwira abayobozi yuko ibintu byose baza kubikuramo umuyaga nuza, bakabijugunya mu nyanja. Yego. Abavuye kurangura babijugunye mu nyanja, abantu bavuye mu bintu byose babijugunye mu nyanja. Yego. Ubibabwire ko ariko nta muntu n'umwe uza kugira ikintu abo, bose baza kurokoka. Yego. Ngo abibabwiye ntibabyumva. Yego. Ariko ngo umuyaga witwa Ruhuma wa mbere, ngo burakubise, Ruhumiza ari ya nyuma. Yego. Ngo ubwato burameneka. Ngo bumaze kumeneka, inkuge yose irasandara yuzuramo amazi, ariko ngo hasigara akabaho. Ngo buri muntu wese yambukira ku kabaho. Yego. Imana imurindira ku kabaho. Uzi ko ari Imana ikurindira ku kabaho, ukambukira ku nyanja, ukambukira ahantu wari ugiye gupfira ukaharenga. Abanzi bakavuga ataraharenze, nubwo harenze ariko turaza kumutega ikindi gihe. Ngo bageze hakoye, babonye ibintu Imana yakoze. Pawulo hari ibintu yavuze, kandi babonye bikunze, bagiye bagatereka turebe. Ngo bene igihugu ngo baramwitegera, baramutegereza. Tukabiri kose araza gupfa akindutse. Bati ubwo atishwe n'inyanja, Imana idaca urwa kibera, nyumvera, idaca urwa kibera, do imwoherereje n'inzoka.
ngo ku gikonjo ngo bona igikururuka ngo yicaniye muravuga ati baba bantu ndora ntago ari beza. Pawulo ngo arabimenya ati abantu ndabona atari beza reka nicaniro wanjye muriro. Yego. Kuko yabonaga bafite ibicaniro byabo bitandukanye n'igiharimo. Bafite ubugambanya bafite ibindi ngo aragenda atashyimwe ngo hazamo inzoka ngo igihe acanye umuriro ngo igikururuka kimufata ku gikonjo ngo kimufashe ku gikonjo ngo babibonye ngo baraseka cyane. Yego. Baravuga ngo itamwiciye mu nyanja iragira igiye kumwica hano tureba ati tegereze tumurebe turaza kumubona aze gupfa kindutse. Yego. Hari abantu bari bazi ko baguteza iminsi bagira ngo barebe ukuntu upfa ukindutse babona ntupfuye. Bagutega hambere ntiwapfa, bagutega ha kabiri ntiwapfa, bagutega ha gatatu ntiwapfa. Bakora imigambi yose imitego yose babona nta kintu bigutwaye. Pawulo ngo rero baramwitegereza hari ikintu cyanshimishije. Uzi ikintu cyanshimishije ariko kinababaje ku banzi bawe. Yego. Uzi umwanzi kwica akabona ntupfuye. Niho guhekenya shikarete ukagira ngo iraza gushira uko uburyohe bushira ugira ngo nayo iraza gushonga. Nayo nagishonga. Uburyohe burashira ariko ntishonge. Yego. Umwanzi wawe iyo abonye akwishe rimwe bikanga, kabiri bikanga, gatatu bikanga, kane bikanga, atangira guhindura amagambo. Pawulo ngo bategereza ko aza gupfa kindutse ahubwo ngo agikunkumurira mu muriro. Bako ari yacanye umuriro. Umuriro ukura acana igicaniro gikuraho ibindi bicaniro bacanye ubwabo. Acana igicaniro umva gihagarika ibindi bicaniro bari bacanye. Ngo babibonye adapfuye ngo barahindura amagambo. Ari ijambo nasomye yavuga ngo bareba Sebuka wa Simoni. Ari ijambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo yararwaye diare, yararwaye malaria. Baramubwira ati rero mu muhamagara azasengera ura muntu ngo aragenda musengera arakira. Hari ibintu bigiye guhinduka. Imitego baguteze Imana irayikurengeje, imitego bagupangiye Imana irayigusimbukije. Hari ibintu bigiye guhinduka. Ndumva hari ibintu bigiye guhinduka. Kubera iki? Uzi ko Dawidi bayimuteze inshuro nyinshi ngimushibukane ndetse Sawuli aravuga Imana, uzi ko Imana igiteza Sawuli ngo Imana imuteza uburwayi ngo akazajya acira ibikonda ari ibwami. Ngo bashaka umuntu waza ngo agire ikintu akora baramubura ngo babona Dawidi ngo baramuhamagara ngo ageze ibwami ngo aracuranga. Acuranze ngo abadayimoni bava muri Sawuli. Ngo bavuye muri Sawuli ngo yegura icumu ngo arimo kubite. Imana yamubwira ngo rizibukiye. Dawidi ngo aca bugufi. Aciye bugufi ngo ahita aca warengera aragenda ajya ku mugore we Mikaya. Sawuli kandi yari umugome, yari yaramushyingiye umukobwa we. Ngo arangera agenda aramuryamisha. Akimara kumuryamisha Sawuli avuga ati Dawidi aciye he? Bati mu mucungi. Ngo bajya kumureba ku mukobwa wa Sawuli kwa Mikaya. Ngo Mikaya amenya yuko Sawuli yohereje ingabo ngo Dawidi bamucisha mu idirishya. Ngo afata igirwamana pirifimbo ngo aragenda aracyambika, arangije kucyambika igipope akiryamisha aho mu buriri Dawidi yararyamye. Yego. Ngo amaze kukiharyamisha ngo baraza bose ngo barakizingazinga ariko Mana we ngo bose baraza. Dawidi ngo naho yigiriye Iramu. Yego. Yinayoti Ishiru ngo yigiriye Iramu Yinayoti no Samweli ari mu kuyobora. Yego. Ngo bafata cya gipope ngo barakizingazinga ngo bakizingazingiramo ngo baragiterura bakijyana kwa Sawuli. Yego. Baravuga ati turamukuzaniye. Kandi twebwe twamufashe mateko ntabwo aducika. Yego. ati niwe ngo bapfuna ngo bahambaye babona ntabwo ari we. Sawuli ati mwese muraba mwese mugume hariya. Urumva icyo yabakoreye nawe byari bisobanuye iki? Yego. Inzira ibiguhiga bishaka kuguhigiramo ngo bikurangize ntabwo ariho bizagusanga. Yego. Aho bizi ko ariho uryamye Imana igucirira akandi kayira. Yego. Hari akandi kayira Imana igucishijemo ikujyanye mu butabazi bwihuse.
ngo Dawidi ngo agera i Rama, ngo ageze i Rama ngasanga uwitwa Samweli umuhanuzi ngo barimo barasenga, ngo bari mu gihe cyiza. Sawuli ngo yohereza ingabo za mbere, ngo bageze i Rama, izi ngabo ngo kugira ngo zimufate ziravuga ati Dawidi we uzaba umwami, ngo zikubita imbere ye. Dushimiye Imana izi kigomba gukora mu gihe gikomeye ku buzima bw'umuntu. Dawidi naho ngo arimo atambira Imana mu bihubamo, mu ntambaro ubamo, mu bikugoye. Ntago Imana izakureka, ntago Imana izaguta mu bicaniro wacanyweho utazi, ukarota ibizozi bibi, ukarota baguhenya, bakurota bakurwana. Imana igufiteho umugambi wo kugushyigikira. Amen. Umva di ngo barahambira, ubahambire ngo Dawidi batoye ubusa ibikurwanya biramwawe bibuze inzira. Ngo noneho ngo Sawuli ngo yohereza izindi ngabo, za zindi ngo zagumyeyo, ngo yohereza izindi ngabo za kabiri, ngo nazo ziragenda zikubiti, ngo zifatwa n'umwuka w'Imana. Hari imbaraga z'Imana zigiye kuboneka ku buzima bwawe, ku buryo ibyaguhiga bijye gucika intege biri imbere yawe. Ngo Sawuli yohereza izindi za gatatu, ingabo zidasanzwe, ngo azoherejeho kugira ngo zigire icyo zikora, nazo zigumayo. Ngo zigumyeyo, Sawuli aravuga ati ariko abantu kubera iki bari kugenda ntibagaruke, bagere ntibagaruke, nibiki bibafatirayo? Hari amasomago, hari ibiki? Naho n'imbaraga z'Imana, iyo twizeye Imana iducisha ahakomeye, iyo twizeye Imana iratwimana, iyo twizeye Imana iradushyigikira, iyo twizeye Imana iduha kubaho, iyo twizeye Imana. Ubundi umuntu wese ufite ijambo rya nyuma kuri wowe ni Imana. Yego. Umuntu yakugiraho ububasha, ariko ububasha bukageraho burangirira. Umuntu yagushyiraho itegeko, iryo tegeko naryo rikageraho rirangirira, ariko umuntu ufite ijambo rya nyuma kuri wowe ni Imana. Kuko umuntu agushyiraho ububasha n'itegeko nawe arapfa. Ariko iyo idapfa, iyo idafite ubwo, itegeka ibihe, irema ibihe, irwanira abantu bari mu bihe, iyubaka bari mu bihe, ishyigikira bari mu bihe, ntabwo badufite. Kubera yuko iturwanirira ifite gahunda yo gukomeza kurwanira. Umva icyantangaje, Sawuli nawe ngo arahaguruka, aravuga ati nk'umugaba mukuru, ngo arambuka. Yego. We kandi umva imbaraga zikomeye, ntago yigeze abanza kugera mu nzu yaho Dawidi ari. Oya, yageze ngo mu mudugudu, mu kagari, mu isibo, ngo ahera mu isibo arafatwa, agenda avuga ati Dawidi we uzaba umwami, atari yinjira ahari. Ngo ageze mu mudugudu ati Dawidi we uzaba umwami, ageze mu kagari ati Dawidi we uzaba umwami, arinda yinjiraho ngo barimo guhimbaza bose berekwa. Ngo agezemo arafatwa, ngafatwa n'imbaraga zikomeye. Yego. Ngo izo mbaraga zimutegeka kwambara ubusa, aratamba umwe, ngo aratamba yambara ubusa, arangiye ngo arahanura wenyine, aravuga ati Dawidi uzatuyobora. Bisobanuye iki ku muntu ukurikiranye umwe bw'abera? Ntago imbaraga ziguhiga zizakubasha, kuko wegamiye umugabo ukomeye, ari we Imana ishoboye byose. Ukuntu umwegamere ni umuremyi, ibikurwanya ni ibiremwa. Ubwo rero ari ibiremwa, afite aho azakanda bigatuza, afite ahantu agiye gukanda, ukicara mu mucyo, ko byari bizanye umwijima kuri wowe. Iyo umuntu yinjiye mu cyumba cyangwa ahantu hose yinjiye agacana itara, umwijima uvamo. Ariko iyo ataricanye, umwijima urahaguma. Iyo ucanye itara, umwijima ujyahe. Iyo ujimije, umucyo ujyahe, ko haza umwijima. Ni ukuvuga ngo mu bubasha Imana ifite, uko ucana hagati haza umucyo, n'Imana ifite aho igiye gukanda. Ibyaguhigaga biguhigira mu mwijima bikakubura, kuko Imana ikwicije mu mucyo w'imbaraga, ikwicije mu mucyo w'ubutsinzi, ikwicije mu mucyo wo guhirwa, ikwicije mu mucyo wo kwakira, ikwicije mu mucyo wo gukira indwara, ikwicije mu mucyo wo gukomera, ikwicije mu mucyo wo guhirwa mu byo isi na shitani n'ingabo ze bari bazi kutakwakira. Ubutsinzi bw'Imana bugiye kuba kuri wowe muri aya masengesho. Ndagira ngo umenyeshe ikintu gikomeye, ntago Imana ifite ubwoba bw'igihurimo, kuko niyo itegeka ibihe. Yego. Yaravuze ngo niyivubira imvura ababe n'abeza. Iyi Imana igwisha imvura mu rumogi, ikagwisha imvura no mu bishyimbo. Imana igwisha imvura ku ruhande ku murozi, kandi izi ko yisha abantu ejo. Imana igwisha imvura ku mukiranutsi n'utari umukiranutsi. Keretse ko twese ubundi ukeretse Imana itugirira impuhwe, ntawera
ukeretse imana igira impuhwe. bose bakoze ibyaha, beza twakoze ibyaha, ariko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. yego, ku muntu uwo ari we wese zihoraho iteka ryose. ntukajya ugenda ucira abandi imanza. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo mbere yo gucira abandi imanza jya ubanza wikure umugogoro uri mu jisho ryawe. ubu ngo ucire imanza umugogoro uri mu jisho nanjye wararekukuramo. oya, ahubwo tukwiye guhana twese iki? Amahoro. kuko wadupfiriye afite gahunda yo kudukiza twese, yego, akatubera igitambo kizima gishimwa na buri wese. Ndanezerewe rero, ntabwo Imana izemera kugutanga amaboko y'ibiguhiga, ahubwo izakurwanirira, ikwimane, igukomeze. Amakuru ariho ntabwo ukimwawe. oya, wa mukobwa we mu bukwe bwawe ntabwo ukimwawe, wa musore mu bukwe bwawe ntabwo ukimwawe, wa mubyeyi mu rugo rwawe ntabwo ukimwawe, wa mugabo mu rugo rwawe ntabwo ukimwawe, mu bucuruzi nta kimwaro uzagira, kuko Uwiteka akugabyeho igitero cyiza cyitwa uburinzi butamenyerewe. Uburinzi butamenyerewe ku rugo rwawe, uburinzi butamenyerewe kuri fiance wawe, uburinzi butamenyerewe mu kazi kawe, uburinzi butamenyerewe. Kuko uramutse ugize uburinzi bumenyerewe, shitani yaba abuzi bumenyerewe, yakwinjirira, yabunaniza, akakwinjirira, akabukubita hasi, akakuniga umugenda, akakuniga wicaye. Ariko Imana itanze uburinzi butamenyerewe. Niyo mpamvu kuri Hezekiya yahindukiye akayibwira ati se mubaze gahunda imeze ite? Hejuru y'ibyo nakoze uranyica cyenyege? Hejuru y'ibintu nakoze, y'ibyiza nakoze uranyica cyenyege? Namenagura ibigirwamana. Mbwira abasirikare ngo bafate Kinubi bagende bamenagura ibigirwamana, none uranyica cyenyege n'ibintu nakoze? Imana yavuga ati ntabwo nakwica cyenyege, wowe uri umuntu w'umumaro. Ntabwo Imana yagutanga amaboko y'abadayimoni ba cyenyege. oya, nubwo ibicaniro bihari nubwo bikurwanya, ugomba kubanza kumenya aho bituruka, ukayibwira, ukaduhamagara, tugafatanya nawe gusenga. Cyangwa Uwiteka yakongera kumwambaza muri amasengero, akaguha ubutsinzi, akaguha imbaraga, akaguha ubushobozi, akaguha kunesha, akaguha guhirwa. Nimo ndabona kandi Imana irimo gukiza abantu indwara. Hari indwara abantu bamaranye igihe, ndimo ndabona Imana irimo kubakiza muri aya masengesho. Ndimo ndabona Imana ihumanura muri aya masengesho. Ndimo ndabona Imana itabara muri aya masengesho. Ndimo ndabona Imana ikiza muri aya masengesho. Ndabona Imana ijya abantu imbere ahataringaniye haringaniza muri aya masengesho. Ndabona Imana yivuze, irongeye ivuze ibintu bikomeye. Iravuze ngo itakiranirwa ngo yibagirwe imirimo n'urukundo, ibabereye igisubizo. Uziko numvise ijwi rimbwira ngo Uwiteka afashe ukuboko abantu ku cyo bashaka kugeraho, Imana ikibagejejeho. Abantu ntabwo bashaka kukibagezaho, ariko Imana ikibagejejeho, kuko ari Imana ishoboye byose. Imana ihimbazwe. Rero tugiye gusenga. Turagushimiye ko udufashe ukuboko, turagushimiye ko utazatureka. Ariko mu ntambara turi mu kurwana nyinshi zitandukanye, ndagushimiye ko buri muntu wese umurwaniriye, umurinze imbaraga zamuhiga kugira ngo zimwice, umuhaye ubundi buzima. Uramwubatse, uramusanye, mubereye hafi, mubereye igisubizo. Akube Yesu we, urakoze Yesu. Ndagushimiye kuko zibidasanzwe hano ku bumwe bw'abera. Umuntu wese umubereye ingabo imukingira, mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze. Amen. Imana ibamugisha, turabakunda.